Abanyeshuri basaga ibihumbi 200 bagizwe n'umubare munini w'abakobwa bitabiriye ibizamini bisoza amashuri abanza mu Rwanda. Muri abo banyeshuri harimo abasaga ibihumbi 200 bo mu nkambi z'impunzi ziri mu Rwanda. Ijwi ry'Amerika ryasuye ikigo cya Nyabiheke giherereye mu karere ka Gatsibo ahabarizwa inkambi ya Nyabiheke icumbikiye abaturutse muri Kongo basaga ibihumbi 11 kuva mu mwaka wa 2005. Kuri iki kigo cy'amashuri cya Nyabiheke cyakoreweho ibizamini higa umubare munini w'abana baturuka muri inkambi. Abaganiriye n'Ijwi ry'Amerika bitabiriye gukora ibi bizamini bizamara iminsi 3. Bagaragaje uburyo badashobora gupfusha ubusa amahirwe yo kwiga mu gihe biga ntacyo basabwa. Ubuzima bwo mu nkambi bumeze bute? Meze nabi. Meze buragoranye. Ntago ari neza cyane ariko tena ntago ari bubi cyane ku buryo umuntu yavuga kari bubi. Kuko twese turiga, nta utanga amafaranga ya minervare yo kwiga ku ishuri. Mbese twese dufite ibintu byose bingana. Hari abandi batiga se? Barahari benshi. Ni iki waboneye mu kwiga? Bidufitiye akamaro kenshi kandi bituma nyine twumva dufite courage kandi tukagira nejo hazaza Yesu. Njyewe nzaba perezida. Uzaba perezida? Perezida w'icyo gihugu? Kongo. Cyari cyo cyose. Yewe nzakayobora fresh. Uzayobora igihugu cyari cyo cyose? Numva nziga nkiga kaminuza zose nkagira akazi keza. Kwa ministry nkaba na perezida w'igihugu. Kwiga ni ikintu cyoroshye wakishizemo ubasha kugikora uko wangana kose ufite intego yo kwiga ufata ikintu ushaka kuzageraho birakorohera kandi ubikora neza iyo ubishatse. Ingero z'abakuru babo bagiye biga barangiza amashuri ubuzima bwabo bugahinduka. Aba bana bakiri bato bazishingiraho bagira umuhate wo kugana aya mashuri nubwo bakora urugendo rutari ruto bava mu nkambi bagana aho ari kuko bahagenda hafi amasaha 2. Icyo nababwira ni uko bakwiga kuko bazagira ejo heza bigatuma babaho neza. Hari abize ubona ubuzima bwabo bwabaye bwiza nibura? Barahari benshi. Barize babona akazi keza bituma babaho neza cyane. Nabonye abandi biga bakigeza kuri byinshi, nanjye ndavuga ati reka nige nzigeza kuri byinshi nzagira ejo heza. Mukuru wanjye yarize ararangiza, ubu ngubu n'umuntu wose n'umukerarugendo. Ubuzima bw'umuntu wize ahantu ushaka gutandikana n'umuntu utarize ashobora kuba yicaye wenda nta kazi afite ariko ari gukorera abandi wenda bagenzi be ku buryo igihe isaha n'isaha aba yiteguye ko ashobora kuzabona akazi. Kwiga bigira akamaro kandi bituma nyine ugira ejo heza, bifasha ababyeyi kuko ujya utambuka nyine akavuga ngo dore umwana wo kwa runaka ngo yarize yitejeje imbere. Inzego z'uburezi muri aka karere ka Gatsibo iyi nkambi ya Nyabiheke iherereyemo zivuga ko nta kinyuranyo kigaragara mu kwitabira amashuri kw'abana bo mu nkambi n'abo hanze yayo, keretse rimwe na rimwe habayeho kwimuka kw'impunzi. Uyu ni Ari Hasani ngamije ushinzwe uburezi muri aka karere. Nta kinyuranyo kibamo kuko baba bo mu nkambi n'abiga n'abari hanze y'inkambi bose biga mu ishuri rimwe, biga porogaramu zimwe kandi mu mitsindire bose usanga batsinda neza. Bitabira nk'abandi bose, ikinyuranyo kibamo iyo habonetse bakaziyo bavuga yuko bagiye kujya muri Amerika no mu bindi bihugu, cyangwa iyo habonetse ikibazo cy'impunzi muri rusange wenda habayemo kuba bahinduye cyangwa hari uwatashye yagiye iwabo hari igihe ashobora gutaha ntuzamenye uko yatashye. Minisiteri ishinzwe impunzi mu Rwanda ivuga ko impunzi zitabira kwiga nk'abandi bose, cyane ko kwiga mu mashuri abanza n'ayisumbuye mu Rwanda ari ubuntu ku bana bose. Bihinduka gusa bagiye muri kaminuza kuko impunzi ziterwa inkunga n'imiryango mpuzamahanga mu gihe abo mu Rwanda bo bahabwa inguzanyo yo kwiga bazishyura. Imibare ya minisiteri ifite impunzi mu nshingano igaragaza ko kuri ubu abana basaga ibihumbi 8 biga mu mashuri y'incuke, abasaga ibihumbi 23 bakaba bari mu mashuri abanza, abasaga ibihumbi 11 bari mu yisumbuye mu gihe 139 bari muri kaminuza. Abanyeshuri bitabiriye ibizamini bisoza amashuri abanza mu nkambi zose ni ibihumbi 2230. Fulgence Kizuera, Ijwi ry'Amerika mu karere ka Gatsibo.